Kongo mu bukure bwayo muri maturité yayo ishaje ari umufatanyabikorwa w'abajenosideri FDLR. Abazarendo barimo bavuga ikinyarwanda, urumva muri Kongo bita ngo n'abahutu bagahiga bita abatutsi. Already Tshisekedi yamaze kubacamo kabiri kugira ngo bo birwanire ubwabo. Urica abaturage b'abanyamurenge ntabwo bizwi neza niba ushobora kuba kuzabicuka bamara ukoresheje drone. Nta muntu n'umwe muri Kongo baba intera hamwe baba FDLR baba FARDC baba ingabo z'u Burundi barishuwa ko bazarandura umunyamurenge neza 100%. Yego. Nta muntu ufite iyo nyigo. Kuko niyo minembwe muvuga course bayirwaniramo mu nkengero zo n'ahandi. Ariko bibyariye abakobwa n'abahungu n'abakecuru ko gutekera abana babo bajya ku rugamba. Ibyo ni intambara zidafite etude. Ikaze bakunze bibuga Global Prime mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro bigezweho ku muyoboro wacu wa YouTube. Nyenise Mugeshi Bayingana ndi kumwe n'umunyamakuru akaba n'umusesenguzi ku ngingo zitandukanye za geopolitique ndetse n'ibirebana n'imibanire hagati y'ibihugu. David Marshal ngo ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane se Mugeshi. Marshal aza kudufasha nk'uko asanzwe abigenza kumva byinshi bigezweho muri kano karere k'ibiyaga bigari. David, na kindi kiri kuvugwa ni intambara yongeye kwaduka mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kandi yadukana ubukana ugereranyije n'ibisanzwe bibaho. Si ubwa mbere n'ubundi coalition y'Kinshasa ikoresha indege no zitagira abadrive za drone yibasira abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge hariya muri Minembwe. Ni ibitero bishya bivuze iki nyuma y'igerageza ry'ibiganiro bimaze iminsi byanga, na cyane ko nabonye imiryango mpuzamahanga ivuga ko abenshi mu baturage hari muri karagace bamaze guhunga. Okay, urakoze. Ubusanzwe ibitero by'intambara nako zikoresheje uburyo bwa drone. Drone ni igikorwa ni nka input shyashya irimo kwinjira mu ntambara z'uyu munsi. Kabone nubwo wenda bamwe bavuga bati drone zimaze imyaka myinshi ziriho. Ni ukuvuga indege zitagira abapilote. Bamwe banazitekerezaga ko zaza guteza imbere byinshi bitandukanye bitarimo n'intambara, haba ari ukudelivaringa ibintu bikenewe. Izo tuzi mu Rwanda zitanga amaraso ku barwayi, zigenda ziyatanga ahantu hatandukanye. Ariko rero drone akenshi na kenshi ibintu tubona mu buryo bw'iterambere cyane cyane rikoresheje ikoranabuhanga, ushaka gushyiramo na revolution industrielle yabaye mu bihe by'intambara z'isi. Akenshi bakubwira yuko niba wumva radio ushobora gusanga yaratekerejwe n'abasirikare cyangwa telefone bakayitekereza nk'icyafasha mu byombo, abandi bakaza kubigira ibya gisivile. Izi modoka bitahama ubona abakire bagendamo, ubundi ziriya n'ibifaru mu ngabo za Amerika, ariko byabaye developed biza kwinjira mu buzima bwacu bwa gisivile busanzwe. Drone rero nazo ni kimwe mu ntabwo napita mu gikorwa remezo, ni device yinjiye mu buzima bwo ku isi, ariko ab'intambara bayisamiye mu kirere. Drone ubusanzwe kereka bamwe bakora ibyegeranyo nibo bakubwira amateka ya drone. Ubuzima bwa drone burarenze. Hari na drone zingana isazi. Abadage barimo gukora drone z'ubutasi zimeze nk'ibi bintu twita ngo ni ibinyenzi bigenda mu nzu kugira ngo bajye bikoresha mu butasi. Birasa neza, ariko nyine babiguteje iwawe bikirirwa bigufotora bigutanga muri report ukagira ni ibinyenzi bisanzwe no mu busitani hose bizenguruka mu bwiherero bwawe ukagira ngo bimanitsemo kandi ari bitasi. Drone zaraje rero. Noneho tugiye ku kibazo warumbajije, hari intambara zirimo kuvugwa mu isi kuri pourcentage runaka washaka, zimaze kujya zihagamwa na drone. Akubwira impamvu irimo kwerekeza aho ngaho. Zigahagamwa na drone, mbega drone zikaba arizo zigaragaza zikagira dominance muri izo ntambara, kandi zimwe zikarangira. For instance nk'intambara ya abatigre TPLF ndetse na leta ya Ethiopia, ubona ko muri infantry yabo ku butaka TPLF yasaga nkaho irimo kwirukansa ingabo za guverinoma ya Ethiopia, kuko bari abatigre bafite ingabo zikomeye. Bafite ingabo zikomeye muri Ethiopia. Buri leta igira ingabo zayo, izo mu kirere, ku butaka no mu mazi. Ziba ari ingabo zikomeye n'imitwe y'ingabo idasanzwe. Akora ko Ethiopia yari Land Rocked, nibaze ko ingabo zabo za Navy Force ntabwo zaba ariko bagira imigezi cy'abiyaga binini n'ibiyaga
niba bafite n'amazi ya Nili nubwo babigira ibyo ntabwo nabikunda bicekinze. Sasa rero urumva nk'iyo ni intambara ya mbere kandi harimo izi ndege ziba ari za TB kangahe z'abanyaturukiya zagize uruhare mu guhindura ibintu uko ibintu bimeze. Yego. Kuko uribuka ko TPLF yari hafi na Addis Ababa ndetse icyicaro cya African Union bashaka gukimurira i Kigali. Yego. By'agateganyo. Yego. Hanyuma birangira nyine drone zihindukiranye abantu bo muri TPLF ko ntabwo biteguye drone warfare. Barwanye muri plan d'action yabo ntibigeze bateganyamo drone. Urugamba rwo mu kirere rwabahindukirana. Ntagaruka muri Congo no mu ntambara ya Ukraine na Russia drone ntibuzemo akazi hafi nka 50%. Ubwo ntitwagiye mu butasi uko zitata ko zigira gutukurebye nk'ibintu Zelensky yagiye yohereza Moscow no mu bice bitandukanye bya Russia nka Belgorod n'ahandi drone zizamo. Ibishegesha ibirindiro bikomeye n'iki drone zizamo harimo za Shahed z'abanya-Iran. Ubwo no mu Israel na Amerika uyu munsi drone zirimo. Tuve kuri drone rero nako muri ibyo bice tugaruke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Drone utabona ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabaje drone aho bitandukanye ku bwinshi ku buryo wavuga uti zizira icyarimwe ari nka magana ngahe mu Minembwe cyo Kongo zigira kuri 30 icyarimwe izituritsa mu gace ka Minembwe. Ariko igisirikare gifite land force ifite ikibazo anda kibunda abantu bakunda kwita igisirikare rwose cyo ku butaka ni kita rusange mu gisirikare. Ni ibisirikare byomba ariko cyo ku butaka hose ku isi kiza imbere. Nubwo hari abagira ama Air Force akomeye, ama Aerospatiale akomeye, za misile n'ibindi byose, Kongo yasanze ishobora gutegura kubaka infantry mu myaka 50. Ariko kubaka drone warfare byatwara n'abatekinisiye bake, wanabikodeshereza abo bacanshuro bikora kandi ufite zangiro nakubwiye ngo ahari byanesha uwo murwana kuko nahandi byagiye biwakinga na cost ikagabanuka kubera ko ni device uri gutuma ku rugamba. Ni device uri gutuma ku rugamba hoya na cost yanaba ndende ariko ubundi mu gutakaza abasirikare icyo cyo wanakirebaho. Ikintu cyagoranye rero muri Kongo suko twajya ku mubare wa nkeya ariko zagiye zivugwa n'imibare bati bagira CH-4 enye ubundi ngo nizingahe ubwo bafite zira TB watt zo mu Turukiya zirimo kuvugwa n'andi moko tutamenya buriya na za Afrika y'Epfo bavuze z'abashima zindi stari CH-4. Ariko ikibazo Tshisekedi n'ingabo ze bagize nari koraniro bakorana basanze side ya M23 nayo yiteguye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ntabwo izo nyeshyamba zigeze zicara ubusa ngo ziyobewe ko izo drone zizaza. Yego. So barahanganye rero bagura amakoranabuhanga azihuma amaso azidungwa muri uyu munsi mu mikenke bahanuye ebyiri muri Minembwe. Ntabwo ndamenya ngo nubuhe bwoko bukuziri ku ruhe rwego. Na binavugwa ko na M23 igira drone ishobora kuba yaradukanye izo zituritsa igakopeza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bombi ku mpande zombi kandi razikoresha yarashaka isangane inshuro zize kuri zingahe. Yego ngira ngo zimaze kuba nk'ebyiri hari. Nk'ebyiri zizwi. M23 bombi yari isanganywe ikoranabuhanga z'amamorutier akoresha high precision zifite ziri sophistiqué. Ubusanzwe abantu bazi imirasire y'izi mbunda babanza kubitamo ikintu kikabona kuguruka bavuga ko kugira ngo icyo kintu koko kizahamye bya neza bitagutwaye amabombe menshi bigoranye. Ariko bashobora ko ari imirutsi bakoresha muri 23 zifitemo GPS. Ubanza uko kigurutse bagishyiramo na program bayikoordina ikagenda neza aho giye kurasa. Hari gifite location ifite iyo precision. Yego. Leta ya Kinshasa sinzi neza niba ari yabigira ariko bano ba M23 bagiye babikoresha mu kurasa cyane cyane ku ngabo za Mugunga. Cyane cyane Sadek iyo bashotoraga mu bice bya Sake wumvaga bashe kwikomba rimwe ikaziga ariko zishyana. Yaho naho urazanamo nk'ibyo bavugaga bya drone kurozeriva abantu kuko ingabo zawe ntizipfa ari nyinshi ariko nayo makombora urumva ko ntabwo utakaza menshi ukoresha make ashoboka ariko ubutumwa yahaye bukabikora. Hari n'amakombora ashwe ku ngabo z'Abatanzania zabaga muri Kibumba n'abamiliseneri hari ubufaru bwabo bigeze gushwanyaguza hafi na za Kanyamahoro na za Kanyarucinya. So urumva rero drone intambara cyo nanigeze ko irimo ikoranabuhanga ryinshi ari irya leta ari ku ruhande rw'abarwana na leta bose nta wicaye ubusa. Sinabona ko leta ishobora kuzikoresha ku bwinshi nk'idafite igisirikare cyo ku butaka yitabaza. M23 ikazikoresha mu buryo butari ku bwinshi nk'ivuga iti no ku butaka turakwataka cyangwa se leta ifite byinshi byo gutakaza mu gihe drone imwe yaba yituritsa yaba itituritsa
ibikostinze amadolari menshi kuri M23 kereka igihe bazagira igihe cyo kuzikorera ku mpande zombi kuko Kinshasa ifite umugambi wo gukora imbunda harimo n'ayo madrone niba bitangiye. Ikintu kigorana rero ni kimwe muri izi ntambara zikoresheje ikirere, airborne military operations, nuko ntabwo zikaba. Uragenda urasa umujyi nka Gaza, ugenda urase Tehran nka Tehran, ugenda urase Jerusalem nka Jerusalem, hako ntabwo wakabye. Yego. Ubu rero maze iminsi mbona hari ingabo zatakaje agaciro, izo bita paracommando forces. Ubwo ni zimwe zimanukira mu mitaka. Nibura ibihugu bikomeye ushobora gutuma hari indege z'intambara zishobora kwikora abasirikare 1000. Kuko hari nk'izajyaga zizana impunzi hano mu Rwanda za 1990 rega mbona bashyiramo n'ibihumbi 2000. Mwana hari indege by'ingabo za Amerika bifite imbaraga. Yaba ya basi yaba bita Hercule akarogo gatambitse 130 bagenda bashyiraho nimero zitandukanye. Hari ikiburusiya bita Antonov ndibaza biri muri burabo. Urumva bwana biriya bintu bishobora kujyamo unity y'abapara drone kazi kakora ibyo ukora bakamanuka mu mitaka, nabyo bifite ikibazo cyabyo bagenda bakabahanyanyaza bakazabona ubundi buryo bwo kubafasha. Intambara igira amayeri menshi cyane, ariko nicyo kintu kirimo gusa niyo defiance iri mu ntambara ya drone. Urarasa urangiza, yani urimo gushwanyaguza ibintu byonye byose, ariko nturi bukabe ngo hafate. Yego, nturi bukabe ngo hafate, ku buryo kwigama kugisirikare gikoresheje drone imyigamba yawe ntabwo ari bube myinshi cyane rwose. Kuzimangana no kuzima ushobora tuvuga ngo urugero inyeshyamba zifite gukoresha drone cyane kuri guverinoma, wenda zakira ibyo zigamba uti kubera iki guverinoma wakabaye ko ifite ibikorwa remezo byinshi ugereranyije wasenye wajyanye n'inyeshyamba ko n'inyeshyamba nyine mu mashyamba, usenya ibiraro imijyi ugasenya tuvuge amabiro ya ofisi y'amareta, kuko inyeshyamba zigira ama ofisi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntibyoroshye wabyumva zo ziba mu ndaki. Aho guverinoma kujya gutera inyeshyamba ikarasamo n'ibiraro nk'ibya Karembe nayo hose utera inyeshyamba ukaba usenya ibiraro, gusa kukurambwira ngo iki noneho wateramene ngo ukaba wica abaturage, ubundi hari wakavuga byabaye sanse cyangwa se gutekerezwa nkaho mabi yakorwa na leta atirisi yakorwa na bitwa inyeshyamba. FRDC urumva gukoresha drone byanasebya leta, mu gukoresha uburyo buri massimetry, haba muri politiki haba muri diplomasi haba muki murakoresha uburyo bwangiza benshi, kuko niyo mpamvu intambara z'izi drone bakunda kuvuga ngo intambara ziri aveugle zirwana buhumyi. Urumva bitavuze ko zidahamya ibyo zishaka. Twabonye bawe n'ingoma bishwa n'abandi batandukanye, ariko drone yaje yica abantu masisi. Wabonye abantu bashyinguye igoma cyane, drone yaje isenye iminembwe. Mu by'ukuri se uretse isi turimo gusa, uretse isi turimo itagira fair, itari fair. Urumva leta imwe rukumbi runaka ku isi yakwica abaturage ba minembwe ikaba itaragerera mu Buholandi, uretse isi turimo irenganya itari juste. Urumva drone warfare ari ikintu cyakoreshwa na leta yica abaturage yitwana n'abenegihugu. Ubundi ino vibe izaba konjigena. Nekereza ko impamvu Kinshasa ivuga ko yagabweho ibito n'ibihugu by'amahanga ahubwo bikambika izo ngabo izina M23. Ngira ngo hari niyo mpamvu wenda ishobora gutekereza ubwo buryo. Ikindi natekerezaga M23 ni inyeshyamba, ariko ni gake barwana gerira, akenshi bakunze kujya mu rugamba rwihangana bahangaye n'ingabo za leta. Uko gusenya ibikorwa remezo ni bya biri mu kuburizamo ubwo buryo bushya bw'intambara n'ubundi zitari za kinyeshyamba bakunda kurwana. Uravuga ku ruhande rwa guverinoma isenye? Yego. Ubwo wakabaye mbwira uti uko M23 yigaragaje niko bayirwanya. M23 irwana ye system undi y'intambara ni gerira, barwana convention ugereranyije, barabivanga byombi kuko ni inyeshyamba nyine. Yego. Ariko akenshi nka 70% n'abarwana nk'intambara zakabaye zirwanwa n'amareta. Yego. Kuko icyo gihe urebe ibikoresho bakoresha, bakoresha imodoka z'intambara mu ngendo zabo, n'abasirikare bo hasi basanzwe ubona nabo bagenda mu ma pick up, mu ma blend sometimes. Kandi ikibazo cyawe ni cyiza cyane, ibyo nyine byo drone bishaka, sibyo? Bakoresha mu kurwana kwabo mu itumanaho no mu ikoranabuhanga, nk'uko twabashije kumenya amanimero yabo nk'abari barashinzwe itumanaho, bafite ama smartphone. Ibyo rwose ni ground drone ikoreraho. Yego. Ni wenda ku bantu bagenda na hariya kuko bafite igice cya gisivili cya gisirikare, ibya gisirikare bifite kujya kwiporoteje, ariko ibya gisivili bafite uturere bagenzura dufite administration. Nawe urabumva ntabwo uzaba uyobora abaturage harimo n'imijyi minini cyane
wowe witandukanye n'ikoranabuhanga kandi ari wowe bazagushakaho. Birumvikana. Ni ibihe byo kuvuga ngo ni inshira ibiryoshye biri bishyushye. Ariko mu by'ukuri nk'ikibazo cyawe kimeze, niba inyeshyamba zigaragaza muri ubwo buryo bwiyingayinga bw'amaguverinoma, guverinoma kubabona bizayorohera. Kuko wibaza niba byarananiranye muri M23 gutanga itegeko ry'uko nta musirikare ukoresha smartphone n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bihambaye atabiherewe uruhushya, nibura bigasagirana bake bashoboka. Ariko muri abo bake bashoboka nabwo ntekereza ko mu buryo bugaragara nyine barapfa nabo baribasirwa. Kandi ntabwo wambwira ngo uraba umukuru w'ubutasi nka Colonel Castro nabwo udafite ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga, nabwo byabigoye. Nabyo nyine harimo ikindi kibazo, ngo ushinzwe communication uri mu misozi nk'iriya udafite ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ariko amayeri menshi arashoboka, ushobora kwitandukanya nabyo. Ushobora kuba aba wita ba aide de camp bawe ugategeka ko bakuba kure metero zitari hasi wenda y'ijana cyangwa mirongo ingahe. Ubwo bari abantu bagufasha nyine bakwitwaza ibikoresho. Yego mwana uburyo bwinshi bwo kurwanya ikinyeshyamba kandi ukabukoresha mu buryo buri hybride, ubwa kera n'ubwo ubu ngubu byose wabikora. Ariko hari n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bwo kubasha kuba waproteja ibikoresho by'ikoranabuhanga, kubera yuko nk'uko bizi n'uburyo bwifashishije cyber attacks bwose ni intambara ku zindi. Ari naho nsimbukira nkavuga ngo ushobora kwibwira ko leta ya Kinshasa yagize réussite, yatsinze iyi ntambara ya drone. Ariko wanareba imigambi yayo ko yagiye bivugwa ko iteye nk'aho bivugwa yuko bano bamercenaires ba mbere baje kwirukanswa muri Goma, n'ubundi la plupart muri bo babaga baje gukoresha izo operation zo guhiga abayobozi. Ubwo twamenya amakuru neza, wenda niba ari mistake kuri M23 ubwo ibyo wayinenga uruhare byayigizeho cyangwa se success byagize kuri leta. Ariko nufata abayobozi bamaze gupfa kandi barashwe muri ubwo buryo, urabona icyuho gikomeye. N'impamvu wavuga ko gukoresha ubwo buryo bubakururira ibyago. Ariko si ibyo gusa, wanareba n'uburyo naho bakora operation uko bayajyaho, kuba wenda bangoma bari muri Rubaya isi yose ibizi. Ibyo byose wabishakisha ukavuga uti buriya mbere yo gukondana ikintu kugire un certain bouc émissaire ubanza gukoresha ubwenge cyane, ukareba niba nta mpamvu nsigasira drone ziyifasha zitari n'icyo kintu cya smartphone gusa. Ukareba kuko baravuga ngo hari nk'uwo barasa wenda arimo aganira n'umuntu, se yarindi ese mu kudistinga aho muganira byo ni iki? Kuki isa guhamagaye amasaha runaka wenda nk'ibivuga twumva tuganire, umuntu amamagaye saa 8 z'ijoro ngo bigende gute? Ese abantu kuko ubwo tuvuye kuri drone ujya no kuri intelligence n'uburyo kandi bwa VIP protection buhagaze bute bwo kurinda abayobozi, harimo no kubarinda ibyo bikoresho bashyira mu kaga. Ukazanamo n'icyo twakwita discipline, kureba ngo discipline runaka ya wakinga yakunda mu mbaraga za komando bategeka ngo tindushaka smartphone bigakunda forward. Niba izo ngabo zabyubahiriza na kwijana nzikomeza kwikwigana nabyo, kuko isi ifite addiction ku bintu nk'ibyo ngibyo. Kuko uruvu ubutaha umuntu uzavuga ati ariko izo ngabo zananiwe kugendera kuri ibyo, zikaba zabijya muri pass mu kibari cyangwa iri hose, ukaba wajya mu kuri smart ukajyaho wayibikije igahora ifunze, ukayifungura komanda wawe kuba bishinzwe babiguhaye ngo uvugane n'abawe kuki. So n'utuntu twinshi cyane ku buryo ntabwo uri buzane drone azisaca. Urazana drone uyigire nk'igiti kimwe kimeze gutya, ariko ntabwo uri bubura amashami, urumva? Nturi bubura udushami, nturi bubura indabyo cyangwa uturabyo. Mu bintu byose ushobora gusanga bifite uruhare muri icyo kintu cyose, muri context turimo kuganiraho, tudafuze ikintu kimwe gusa. Ariko muri make ikibazo cyawe ni cyiza mu bwiza bwacyo. Rero ngiye nakubwira nka Majani narumiwe nabonye ishyamba zirwana nyine kiguverinoma, ibintu bitumvikana kandi ariko biherekeranyije n'ibyo kuvuga ngo hari ibiba byakozwe kugira ngo umugambi wa leta, uburyo yumvaga drone yayiha umusaruro, unusejabe wasanga atari wenyine na leta ifite, ku buryo wasanga uri hirya ayibona nka 50% itari no ku 10% pa raporo y'imigambi yabaga yateguye, yishyuye mercenaires, yaguriye izo drone, yagize gute na gute na gute. Drone center, command center zasenywe, Kisangani, izayobejwe, izashiririjwe, izagize gute. Nyine twebwe tuvuga byinshi tugira amakuru makeya. Wahasanga ibi tuvuga muri intelligence cyangwa se muri
muri analize za M23 ku mpande zombi ibona mu migambi izi leta ifite yo kwikoreshaho drone nta na 2% bari bageraho kuko bayigumye ko baririmbiye barayimaze kuko nyine nakubwiye ko muri Ethiopia drone zirukanye inyeshyamba cyangwa bakaba bafite mirmire zo muri leta twamaganya bavuga ngo ubundi twaguze ibyiki ko bigenda bikagaruka byagenda bakabirasa bakabishwanyaguza. Ntabwo mu ijambo rimwe drone zihari nko muri FARDC zidafite mitigation, zidafite ikintu cyo guhangana nazo. Reka rero twendinga kuri iki ngingo tuvuga ngo icyaje cyose icyo umwe wese yageza na cyose yagendaga abona ikindi bihangana. Niyo mpamvu intambara igeze ahigeze uyu munsi kuko na za Sukhoi zarahanuwe zarafashwe matekwa zavuye ku rubuga ntabwo zigikangana gusa ikibi kizi intambara za drone nuko ntabwo wavuga ngo nti mu kibazo cya drone birarangiye haba mu kuzirwanya cyangwa mu kuzirwanisha. N'ubundi ushobora niyo modo cyangwa se na mode ufite ya drone ugahindura software ishobora kudevia izuwo mu Rwanda yari yarashatse zo kuyihuma. Ni intambara irimo dynamisme nyinshi. Ntabwo wavuga ngo twanishije drone dufate ubundi bwoko bw'intambara. Oya drone murakomeza muhangana. Kandi gashya kuri drone nababwira aho ibera mbi nuko mu bushobozi bwayo yagucunga amasaha 48 mugendana ikigushakisha ntinanirwa cyane ko nyinshi muri izi ngo zibanza gukora ibikorwa by'ubutasi mbere yuko zituritse. Hari zibifite byombi zituritse zizazishwanya gusa bazishyiramo amakorodone akora direct kuko ntubo wenda kwigarura. Ariko hari zikora byombi intelligence reconnaissance zinarasa zinda retard zitazirasira cyane. Ariko nawe wumve niba cyera ko tumenye icyo bita ambush. No kuvuga drone umuyobozi yajya gusura abaturage muri Kanyabayonga ikamugendaho imushaka kuko ntari burareyo cyangwa naragaruka buke imwe ikaza ikamujyana ikanamuherekeza ikaza kumwicira nk'urucuro garuka kandi ari ya drone imwe ntinywa amazi ntinywa essence ntigira gute. Ni nko ubu nyine na zambushi zibaho mu busanzwe ku ngabo zo ku butaka zirasimburana uko n'abantu kandi ushobora gusanga igihe muje kubadisha abantu muri ambushi cyangwa kuri OP ibyo bita poste d'observation uwo ngabo muhakuye bari bamaze gufata muri target icyo wabatumye kandi mu kugitransfera bagitanga mu baje kubasimbura birasaba ubundi kumenyera iyo ground bundi bushyashya. Nuhabarekera ukabagemurira nta kibazo. Ariko drone wahashyize ikintu device iri robotique iri gutegereze itaruha itavuga ngo nawe mwangoye ngo mukuje niribuze kurekrama nta nyota yanyishe ngo ndagenda ngo nje ndakubuze ashwe gukurikira paka precision. Drone nimbi hari abavuga kinacyo wenda ukitubwireho gato cyangwa se duhe umucyo kwingingo. Hari abavuga ko kukurasa mu baturage hanini leta ibikurikiye inyeshyamba ziba zivanze n'abaturage cyangwa se zirara mu baturage cyangwa se igaba birabitera igamije guprovoka zino nyeshyamba. Hagati y'ibyo bibiri n'iki ubona gituma leta ishobora kugaba ibitero nk'ibyo? Of course icyo gice kirimo inyeshyamba ariko se kugaba ibitero ahantu hari abaturage by'ubona biterwa n'iki? Reka nkubwire ko muri operation ya za drone from the government side ku ruhande rwa guverinoma nta kintu kizima kirimo uretse guhuzagurika rwose hatazagira ugira ngo ni strategy nshyashya FARDC yadukanye zakasa mutwe. Impamvu ureba kuri end result ni ukwica abantu ntiziri bukabe. Ubundi y'urwana conquête cyangwa reconquête gukonkaringa hano cyangwa se kwisubizaho wambo byakwiye kuba mu mihigo y'abantu b'abagabo n'abagore barwana. Nta ugiye kureba kuri ino myaka ishize drone ntirigarurira ni ukwica cyane abo wica n'abaturage bawe yabo Wiringoma yarinze so nka Tshisekedi kongera kumubona wenda mwarasoje ibiganiro mukagira byinshi bugeraho mwubaka igihugu hari icyo bisobanuye biri meaningful cyane. So nukwica abaturage kwica abakomanda kugira gute ntabwo biri nk'ibyo byo muri Ethiopia ngo bize bifate drone zigenda zisukuma abantu bafate na Goma kuko abo mu Rwanda bamaze kwitegura urufe yo kuguhangana za drone nabo bafite n'izindi. Urumva ntabwo jewe siko mbibona. Ni ibintu ari icyo bita victoire pyrrhique mu bintu bijyanye n'intambara nkunda kutubwira abantu. Victoire pyrrhique rero cyangwa se pyrrhic victory ni ibintu ukora mu ntambara wibwira ko byakugeza ku ntsinzi ariko iyo ntsinzi ikanyura mu nzira yo kwihemukira ukavuga uti par exemple ngiye kurasa duye
ndanyura ku kiraro ndasiga ngishenye atabona aho nyura nkurikiranye kandi nawe aricyo bari kunyuraho nawe ugaruka aho uramutse kuvudukanye ukaba wagenda ukamutsinda ariko bavuga ko kuri end iyo nsinzi wishwa na depression, wishwa n'agahinda kuko usanze waranesheje ariko wikoze mu nda. Abo FARDC yica ishaka ibyite victoire pyrrhique nayo wishe Colonel Wiringoma n'umukoloneli mu ngabo zakabaye zo mu ngabo maybe zanyu mwembi byari umusaruro sana mwagiye kumeza ibiganiro. En fait mu buryo buri exact usanga nta kintu kiri nosifu wavuga Wiringoma yaragutwaye, sibyo? Urica abaturage b'abanyamurenge ntabwo bizwi neza niba ushobora kuba kuzabicuka bamara ukoresheje drone. Nta muntu n'umwe muri Kongo baba intera hamwe baba FDLR baba FARDC baba ingabo z'u Burundi barishuwa ko bazarandura umunyamurenge neza 100%. Yego, nta muntu ufite iyo nyigo kuko niyo minembwe muvuga course bayirwaniramo mu nkengero zaho n'ahandi, ariko bibyariye abakobwa n'abahungu n'abakecuru ko gutekera abana babo bajya ku rugamba. Ibyo ni intambara zidafite etide. A good study y'intambara irakwereka ngo icyo wita intsinzi ni iki, kirakugeza kuki. Ese aburimo kurasaho bafunze umutwe banga kuganira, iyo baganira se niki ariko abantu baravuga ngo ngaho muve muri Uvira amahoro aboneke bakavamo. Abantu bakoze withdraw from za Mushaki mu gihe cy'ingabo za East African Community, goodwill bagiye bari kugaragariza. None wowe gusufunza umutwe ngo ushaka guhindura itegeko nshinga ngo utegeke imyaka 20 kuko Tshisekedi bigaragara ko afite ikintu cyo gushaka kwigira umunyentambara n'umurwanyi wa Karundura kugira ngo abakongomani bakimuhere recompense and results ziva ko field be against ibyo bitekerezo. No kuvuga ngo sha kereka undi muntu wavugira ibindi yanzudusha ariko no kwicira abaturage kugera ku rwego rw'umu mu 23 wishe n'umuturage wawe, sibyo? Rero mu 23 nagumye kwivugana ibintu nk'ibi ngibi ko nayo wenda ifunze umutwe, ariko jewe ntabwo ndi warifunga umutwe kuri mu 23 kandi waravuze ndagushaka Doha ikaza, ndagushaka Rwanda Kampala Mombasa ikaza, muvanga mujye gute bakaza kandi nta wabakwiye kumbunda henshi bakagera banahagaruka kumbunda bigakunda. Ubwo genda ndajajinga blaming igisirikare cya leta n'iside yose bari kumwe. So rero nibyo navuga rwose kuba drone zarwana ukaba wabyidazamo strategy Karundura zadutse zifite nicyo zageraho, urumva ntacyo zageraho uretse ko gusa intambara zimwe na zimwe zendinga ku bintu bibiri: gukereya kurema inzigo n'inzika itazashira. Aribyo Tshisekedi yashatse gukora hagati y'aba Eastern n'abatuye Eastern DRC bari abo mu bo wabonamo abazarendo nabo wabonamo abarimo kwishwa ubu ngubu. Abazarendo barimo bavuga Ikinyarwanda, urumva muri Kongo bita ngo n'abahutu bagahiga bita abatutsi. Already Tshisekedi yamaze kubacamo kabiri kugira ngo bo birwanire ubwabo. Bigaragaza ko ubwo Eastern DRC yose nta kibubwiye, abicana abarwana buri munsi abatwikana baryana n'iki byose ni mwebwe. Iyo nzigo izatuma iyo fragilité cyangwa se fiasco politique ihora igaragara aho hantu, kubera ko wibaza namwe nk'ibi bihugu byacu bifite ama systeme akomeye afite imbaraga ariko biba bigihatanya na unity and reconciliation bro cyane. Ubona byarashyizwemo imbaraga, abategetsi b'Abanyarwanda barumva, ariko ntiwambwira ngo mukumvire ko Abanyarwanda par exemple mukumva ko Abarundi mukumva ko Abagande kuvuga ko Abatanzania n'Abanyakenya nyine nta kirimo ibihato ni ingorane ziba zigihari. Wambwira se ko Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano mboneragihugu nta n'imyaka 5 iramara, hari uwakubwira ati se ko byamaze kugerwaho yazaje gukora iki? Ariko ziba zashyizweho babona ko ari cyo gihe hari gap cyo gusigasira n'ibindi byagezweho niyo gap hari na kimwe cyose yo gufurifiringa. So wibaza noneho igihugu nka Kongo uteranya abaturage bakarasana, ntitugiye kureba ngo rehab yabizamera gute ko umuntu wigeze gutunga imbunda atarakoze training yayo ku mugaramo mindset ya civile ntabwo byoroshye basanzwe ibintu bya yego ntabwo byo kigwa ku kimurimo n'imbunda sa amategeko yayo ihungabana ry'ibyo yayikoresheje riracyarimo, umubona nawe yahungabanyije aracyamureba. Tshisekedi yakoze ikintu gikomeye ku buryo ikintu yakoze nyine kugira mu kanya kitarangire mu buryo bw'amategeko, kandi ngo ayo mategeko agenda agana mu buryo bwo kugorana n'ubwiyunge. Bizakorwa nande kuko ujya muri Kongo ugasanga isi muri iki gihe ifite shortage, ifite carence mu bintu ubona byankenerwa, ariko waburira umuntu. Ibyo no muri secteur privé bivuga ko iyo ucanye amaso mu bino muri by'intuzi uburamo abakozi ba bari performant n'aba bashobora amaze n'udukorera barabikubwira bati nashoye imari ariko
sindabona umuntu wankorera ugera ku rwego nifuza. Mbitekerezaho muri politiki ya Kongo ibyo bibazo byose Tshisekedi arimo gushyiramo, kuko ntabwo drone zizaza ngo zibaraseze no kubunga, sibyo, zirimo gutera igikomere kizakemurwa na human being. None muri iyo resources zimene nayo ntabwo urimo kuyibona, bitakwira n'umudepite niwe ubiye amacakubiri. Yego. Sylvain Ekenge amaze gusaza, nubwo ashaje akaba ashaje nabi, ubona ko wamukura amabuso yagaruka na yadeuruje afite cyane. Kongo mu bukure bwayo, muri maturité yayo, ishaje ari umufatanyabikorwa w'abajenosideri FDLR. Barabyigisha inyatura buri kimwe cyose. Ku iside ya M23 nabwo ugomba gutekereza ukavuga uti ariko M23 zikorera imisaraba yose harimo n'ubumwe n'ubwibyo bw'abantu wenda batanabyumva. Yose ubwayo ni shyashya, niba bagira mutugara bakajyamo nabo barwana hagati yabo, biri mu bintu bagomba guhangana nabyo cyangwa bazahangana nabyo. Nabo ubwabo ntabwo bashyize hamwe reka. Buriya abavuga ikinyarwanda bashyize hamwe, no muri babazarendo bahita bacikamo ibice, kuko abita ngo n'abahutu kandi nabo bazashyira bagahigwa n'umuzayirwa ubita abanyarwanda, intambara ikazabageraho bamaze bene abo bita abatutsi. N'abarimo ikindi cyo gikomeye cyane, kuko M23 ifite n'intambara yo kuvuga ngo turashyiramo abandi bakongomani bagenzi bacu, ariko sabo tuvuga ururimi rumwe bu ubwacu turi unified. Si ikibazo se? Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero bakakubwira ko iyo ni sonde zerema zihari, kandi zikeneye abaganga. Abaganga barahari, babifite ku mutima, batangiye gutozwa, kuko n'abakada bizinyeshyamba faire attention, ucuracunguza hose aba n'abakada bakunze revolution, cyangwa n'abakada bo gukeza inyeshyamba ko zafashe ibice byabo. Muri abo bakada mwizeye leta yisubije mu cyumweru kimwe, ntibajya no kuba abakada ba leta, n'abakada bo ku mutima babakurikira. Biriya bigo bajya mu mashyamba iyo batsinzwe, ariko inyeshyamba ziratinywa, ziranubaha ukuntu abantu bava ko wananyeshyamba ari fierite, ariko c'est pas une fierite absolue. Anytime bari abaguta bakagira gute ko nta cyuma cyo kubapima ufite cyuko batanabwira leta ibyo bashaka, cyangwa batabavumira ku gahera bavuga bati jewe bajya bivuga mu Uganda ngo urubyiruko rwa Muhozi rwinshi ngo nurutekereza ko abaye president bakwibonera akazi, atariko saba rwose nta kintu kibereyemo. Nabareba gusa ngo ubutegetsi ushyigikiye, regime ushyigikiye yaguhesha ubuzima n'akazi n'iki, ibyo nta cyo umuntu acanze iyo karita gutyo. Ariko ukavuga ngo rero abo se nibo bazazana ubumwe n'ubwiyunge bihagije. Niba leta iramutse itsinze mu 23 bahindukira nabo bakamera nk'abazarendo, ubwo ngubwo bona abantu bo kwizera, ese package bahabwira hagije naye kubacisha urubanza kabiri rutarimwe, urumva? Noneho ubwo twari turi kuvuga ngo abari riyo, noneho uvuga uti ku nzego zo hejuru ese barahari? Colonel Nanga Tshisekedi ibyo bapfaga bivuyeho, nkuko n'ubundi atamye ari muri AFC M23 cyane, kuko yahoze n'umwe ari kuri kote ya leta, tukabona nyine bivuyeho nyine. Ubwo ntisizi ngo bivuyeho gute? Yakomeza kurwaniza ntambara kuri abo mashyamba. Tuvugishije ukuri, abo bakabira Tshisekedi avuze ati isheni iracitse, akisura kigakati. Sinzi reko niba AFC abundi yabarimeje ko mu membre wabo, ntabwo mu membre wabo, ariko bari kuri ground imwe, ari mu bice bagenzura. Buri umuntu muri mu nyubako imwe, nubwo mutamusangiye shambure, ariko icyayihirika mwese mwahirimana cyane, icyayitwikana mwese mwashyana, ntakagere. Ntabwo twajya kwamwe abantu bakatubeshya, yego, suko ari contre nayo. Yezu yabwiye intumwa ngo zaramubwira ziti hano hanze hari abantu bo kubwiriza ivanjiri kandi utabatumye, ati simwe byo muteze amatwi mvuga ko bavuga ubutumwa bwa nyabyo, ati ko basizoye, bati ko basizoye ku rwose bari kuri standard nk'iyacu. None se bwo n'abanzi banyu kandi ibyo bakora ibyo mwagakoze, ntabwo intumwa zuvaga bagwana icyazanye Yezu, urumva? Sasa rero umuntu uri mu gice cyawe akakiza kigusanze mutarakimufatiye mu matekwa akaza kugana, ntabwo nubwo ataba yitwa FC yitwa Sovolo Congo, ntabwo mutandukanyije mu bitekerezo. Icyatumye mu 23 itsinda urugamba nawe yabona koyoka akavuga atahwe, kandi icyaza kubombarder mu 23 nawe nticyamusiga cyane, uko ntekereza ntibahuje amazina ariko bahuje icyerekezo cyangwa se umwanzi. Kandi umwanzi wawe ni umwanzi wawe ni inshuti yawe. So havuga ngo rero ikibazo gihari niyo shortage nakubwiye, kuba no buraranganya amaso ukavuga utari ko se muri politike mu basirikare wenda bararasana iki, ese muri politike kuri iyi elema abarahari bakomora ibyo izo nguma. Twirwana hera bigerageza, ukabona iyo bafasha ahantu bateranyije ababembe
bateranyije n'iki, bakongera bakaganira ikibazo bakunga ubumwe. Ikibazo gihari no kumenya ngo government nihagaruka bizagenda gute, bazahisha umunyamurenge cyangwa leta nihagaruka izabungabunga umunyamurenge ikoresha inama nk'izo ngizo ivuga iti n'ubundi twigana hari yabitangiye dukomereze hahandi turabavandimwe turi iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bikakusita bigusaba ngo kizi drone zikoreshwa zitajya kurasa ADF, ko zitajya kurasa ahandi abo bateye muri Katanga by'abatekamutwe, ko zitajya kubarasa. Ntabwo wumva akandi kantu. Noneho ndaje kuzamure ku indi stage rwose. Twagiye ku indi stage. Stage ya kabiri ni ingingo itavugwa muri ntambara Kongo cyangwa nayivuze hano bushize sinibuka neza. Ikintu cyo kuba Tshisekedi arimo kurokrita abantu bo ku butegetsi bw'u Rwanda. Kiriya kintu cyo kiraza kubastinga. Urakoze cyane. Murakoze David ku sesengura ryiza ndetse n'inama tugiriye muri rusange abato n'abakuze. Reka dushimire abakunzi b'ibibuga Global Prime, Imana ibaha umugisha. Ibiganiro byacu byo bihoraho, ubwo tuze no kubonana mu bindi biganiro biri imbere.